ryari ku cyumweru ajya mu kiyaga cya Classic Protocol, turavugana avayo ambwira ukuntu byagenze, numva ni sawa, numva tutarishimye. Ku wa kane mu gitondo turavugana, inshuti imeze bite, tubaye muto ariko ndumva ntabirenze. Nawe ndavuga ati kuba bya bintu ujya kwiga mu byo muri LX ushobora kuba aribyo byaguteye umutwe, abanza uruhuke. Inshuti arambwira ngo nta kibazo, ariko ngiye kugira Kinazi. Agiye Kinazi ntabwo yambwiye ko yagezeyo, vugana n'uyu muvandimwe, ndamubwira ngo yakumbuye kuvugana na Nshuti, arambwira ngo ntabwo muheruka. Ubwo iyo mvuze ngo ntabwo muheruka haba hamezemo nk'umunsi umwe tutavugana turi batatu. Noneho ndamubwira ngo nijoro turakora conference call, njye ndi ku kazi ka mama wanjye ndi gukina biyari bisanzwe, yarampamagara akavuga ati nimero ya Nshuti ntabwo iriho, muha nimero za Sabato. Sabato amuhamagaye yanga gucamo, ahamagara undi girafure wiwe, avuga ngo ari gushitura umutima byanze. Soraya arabimbwira, avuga ati Soraya, iyo prank nanjye njye na Nshuti twarayikinnye, noneho tuyikina ku mwana bita Royike, ntabwo arahagera. Nshuti yari yagiye kubwiriza ubutumwa, umusore usanzwe ariko yakundaga nyine abahungu uwo musore. Nshuti agiyeyo abona ntibimeze neza, biraba ibibazo. Ambwira ati Nshuti nziza rero mpamagara ubwe ngo Royike arapfuye, ndabikora. Ndamuhamagara ati Royike arapfuye, ati iki Nshuti abaratashye. Icyo kintu nicyo nibutse. Noneho mbwira Soraya, ndanamukopa Soraya ati biseye mwana, avuga ati mureke izo prank zawe na Nshuti, kubera hari ukuntu twakoraga conference call hariho uyu nguyu akazi ko Nshuti ari. Avuga ati Nshuti niba uri kunyumva areke biki, ubuzima si uko gukinga. Noneho mpamagara Ndori, arambwira ngo niwe bari kwa muganga. Ndori niwe wambwiye ngo Nshuti bari gushitura umutima, numva bibaye ibindi bindi muri njyewe. Noneho hashize nk'iminota ibiri njya guhamagara Ndori, ati se Nshuti ni muzima? Ati nsize bamujyanye muri moto. Njyewe bigira ibintu bisanzwe, ndi ku kazi k'umukobwa wanjye, ndatangira mu rugo, mfungura imashini ngiye kwiruka mu social media bisanzwe, nsanga hose ni Nshuti. Mpamagara Sabato, mpamagara Ndori, baza kwivugiraho. Abantu benshi ndabahamagara kugira ngo ari bo bandesha umutwe hano. Ati se Nshuti yapfuye? Ati none se byagenze bite? Ndavuga ati njye navuganye nabo bari gushitura umutima. Umwana wacu umujura arambwira ngo babwire ngo bongere bagerageze ngo bashiture umutima. Tuvugana saa yine z'ijoro, ibintu byabaye saa kumi n'ebyiri n'igice, arimo arambwira ngo bashiture umutima. Ndavuga ati nabona iki. Gusa icyo navuga, Nshuti nta kintu, twaraye ku buriri bumwe, twarasangiye. Don't
all the time.